muraho neza ikaze ku murongo wacu wa YouTube channel nkuko mubizi iyi YouTube channel twigiraho web development mu kinyarwanda. So uko mubizi rero ukeneye kwiga web development mu kinyarwanda iyi niyo YouTube channel yawe, kora subscribe, like, yewe hari n'umuntu wabuzi ukeneye kwiga web development mu sharing. So guys, uyu munsi tugiye kureba ese ni gute nabona akazi muri web development. Reka tuvuge ko uri kwiga web development cyangwa se uri no mu web developer, ndi hano kugira ngo ubwire uburyo ushobora kubona akazi muri web development. So icyambere ugomba kuba ufite portfolio. Iyo tuvuze portfolio wumva iki? Iyo tuvuze portfolio ni portfolio yawe cyangwa se ni personal website. Personal website ariko imeze nka CV, ni personal website ariko imeze nka CV, ibiriho umwirondoro wawe, ama project wakoze, iriho skills zawe. Urugero abakoresha ngo abakoresha ntibakeneye CV gusa cyangwa se resume. CV cyangwa se resume byose ni bijya kumera kimwe, bakeneye kureba ibyo wakoze. Means that niba uri mu web developer ugomba kuba ufite personal website, ugashiraho project zawe 3 cyangwa 5 zisobanura nyine zerekana ko izo skills zifite. Tuvuga urugero niba uri mu web developer wo mu front end cyangwa se mu full stack cyangwa se mu web app developer, maybe ukoresha Flutter cyangwa se React Native ku mu web app developer, ugomba kugaragaza nyine portfolio yawe irimo ayo ma project, kandi ikindi agomba kuba ari problem solving. Niba uri mu web developer, mu full stack developer, ukavuga ngo nzi HTML, CSS, PHP, Node, cya JavaScript, cya Python, ugomba kuba ufite iyo portfolio irimo izo project, irimo igice cya project kigaragaza ese izo project wakoze ziri problem solving, ikindi zigaragaza ko nyine ufite izo skills. So means that uburyo bwa mbere kora portfolio. So uburyo bwa kabiri, ubu umaze kubona portfolio, ko ufite portfolio, koresha platform zitanga ama jobs like remote jobs. Uyu munsi nk'umunyarwanda ushobora gukora United States, ushobora gukora Australia, ushobora gukora even let's say ushobora gukora muri Kenya uri mu Rwanda, cyangwa ushobora gukora international uri mu Rwanda. So nibyo twita remote jobs. Even web development nibyo bintu binini no gukora cyane web development. So rero web development yamaze kuba international, ushobora gusaba akazi kuri Upwork, kuri Fiverr, kuri Jobs ndetse no kuri LinkedIn jobs. So ushobora gukora profile kuri LinkedIn, ushobora gukora profile kuri Upwork cyangwa se kuri Fiverr. Ikindi nimukenera gukora ibi bintu, urugero gukora profile nyine kuri zi social media tumaze kuvuga, cyangwa se remote jobs nka LinkedIn cyangwa se Upwork cyangwa se Fiverr. So mubyandike muri comment, tuzakore ni gute nakora LinkedIn profile nziza ishobora kumpesha amahirwe. Ikindi cya gatatu ni networking, no gukorana n'abandi, nyine like networking muri rusange. Akazi kenshi nyine kaboneka binyuze mu bantu uzi, mu nshuti zawe. Umuntu ashobora kubaza umuntu wo gukora urugo ushaka gukoresha website cyangwa se company ikeneye aba web developer. Means that ukeneye networking, ukeneye gukorana n'abandi bantu, ukeneye gukorana n'abandi ba developers. So means that akazi kenshi kaboneka binyuze mu bantu. So njya muri tech communities, muri meetups, arama tech communities cyangwa ama meetups, mu WhatsApp groups, mu LinkedIn groups, cyangwa se y'abantu bamenye ibyo ushoboye bazajya baguhamagara. Means that ahangaha nyine kuguhamagara ushobora gukora nko kuri LinkedIn uragenda ugashyira profile yawe ukayubaka neza, umuntu yabona nyine hari ibyo ushoboye bijyanye na profile yawe akaba yakwa-approachinga. Means that uburyo bwa mbere ugomba gukora portfolio. Uburyo bwa kabiri ushobora kubona akazi ukoresheje remote jobs. Uburyo bwa kane ushobora kubona akazi uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha networking ndetse gukorana n'abantu muri rusange. So uburyo bwa kane ni kwigira kuri project z'abantu. Ngo kwigira kuri project z'abantu hari ibintu mwumva bavuga ngo open source. Open source ni kuri GitHub aho ugenda ugafatanya n'abandi gukora style project. Ibi bigaragaza ko ushoboye gukorana n'itsinda kandi bikubaka izina ryawe. Means that ikindi abantu mutazi creatinga GitHub, abantu mutazi gukoresha Git and GitHub, nabyo niba mubikeneye mubimbwire muri comment. So tubonye creating account kuri LinkedIn, creating account kuri GitHub, even na za Upwork na za Fiverr, ubikeneye abyandike muri comment cyangwa se joining muri WhatsApp group ubaze bagenzi bawe. So means that kuri ingingo ya kane nyine no like kwigira kuri project z'abantu, nyine gukoresha open source.
gufasha abandi bantu bari ku develop ama website ama project runaka, ukaba wagenda ukabafasha nk'abantu bazi gukoresha GitHub, nawe ukagira ibyo ukoraho. Ibyo nabyo ushobora gukora ibintu byiza bikagaragariza abandi ko hari icyo ushoboye, nabyo bikaguhereza amahirwe cyangwa bakakurekomanda. So uburyo bwa gatanu navuga ni kwigira no kuzana umwihariko, uniqueness. Competition yo ni nyinshi nyine, even ni ibisanzwe ni mu mirimo yose, si kuvuga ngo ni bya coding, ni mu mirimo yose, mu mirimo isanzwe competition ni nyinshi, utuzi twabaye dukeya, ugomba gukomeza kwiga buri munsi ukagira n'icyo bita uniqueness. Competition ni nyinshi, so icyo ukora wihagararaho ukoresheje umwihariko wawe. Ushobora kuba expert muri React, Node, Tailwind cyangwa se mu gukora web app zifasha business. Umuntu ugaragaza umwihariko ahita aboneka, nyine ahita aboneka. Ni buri expert muri Node means that nugira opportunity ntoya yuko abantu bashobora kubona ko ufite umwihariko mu gukoresha Node, mu gusolving a problem ukoresheje ya Node yawe cyangwa React, ibi nabyo bizaguhereza amahirwe. So icyo navuga nyine ni twa turimo tureba ibintu bitanu wakora ukabona akazi, ibintu bitanu bishobora kugufasha kubona akazi muri web development. So iyo ushaka kubona akazi muri web development, ntuzigera wibanda kuri CV gusa, batizingije cyane portfolio platforms twazibonye harimo za LinkedIn neza, Upwork n'izindi twabonye. Nyine ugomba gukora networking, ukamenyana n'abandi, ugafashanya n'abandi, kuko jobs nyinshi nyine bakakurekomanda. Ikindi ni project, ni kubaka project as long nubaka project imwe ikaba successful, izagufasha kugukingurira andi marembo. So no kugira umwihariko aribyo twavuze uniqueness, bizagufasha kwigaragaza umuntu ushoboye. Ushaka kwiga web development cyane ni yingi nta yindi, tuzabiga hano turi kubyigisha mu Kinyarwanda cyiza 100% aho ubyumva. So guys, thank you so much, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share na comment.